ngo turi mu mahoro kandi turi mu minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka iravuga ngo azaba ari umubabaro udasanzwe. Namwe musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza ubwo abantu bashobora kubyumva ko iyi minsi y'umubabaro iriho. Abanyayikireni ubu nibo babikubwira neza. Umuriro urawaka hejuru bukira bugacya. Abakongomani ubu babikubwira bo mu burasirazuba aho umuriro urawaka bugacya. Natwe twabikubwira mu bigeragezo tugenda tunyuramo, buri wese yagenda akubwira ibyo bitewe n'imibabaro ye aho umuriro urawaka bugacya. Uwabikubwira n'urara adasinziriye yabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ukwezi kwa mbere kugashira, ukwa kabiri kugashira, ukwa gatatu kugashira, ibaruwa ikaza, priyazi ikaza, akagumya agasenga akabura gutabarwa. Ni ikikubwira ngo ni umubabaro wo mu minsi y'imperuka, ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho. Ibyo ni Yesu wabibwiye abigishwa, ngo hazabaho umubabaro utarigeze ubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Agatangira gukora saa 11 za mu gitondo akageza saa 5 z'ijoro, agashaka ikintu abitse ku mufuka akakibura, agashaka icyamurengera akakibura, agashaka minervari y'abana akayibura. Buri gihe akabona minervari uko agombye kurira, buri gihe akabona minervari y'umunyeshuri uko agombye gutaka yinginga. Iyo ni imibabaro yibanziriza iyindi yo mu minsi y'imperuka. Ibyo byose uwahuye nabyo arabizi. None kandi ntuzongera kubaho ukundi uwo mubabaro. Bibiliya ikatubwira ngo iyo minsi iyaba itagabanyijweho ntihari kujya harokoka n'umwe, ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi izagabanywaho. Haleluya. Mwabyumvise akamaro k'intore z'Imana abanyamakuru? Intore z'Imana zonyine nizo zizatuma iyi minsi y'umubabaro igabanuka. Nshuti z'umusaraba, abakunzi ba Comrade TV, abakunzi bacu badukunda bari mu Rwanda, mu mpande z'uburasirazuba, mu mpande z'amajyepfo, mu mpande z'amajyaruguru n'uburengerazuba, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe iteka, amahoro y'Imana nabe muri mwe kandi abe ku bakunda izina ry'Imana yacu bataryarya, kandi amahoro y'Imana abe ku banyarwanda bose muri rusange. Uwiteka Imana Nyiringabo aho umugisha mwe mudukurikira muri mu mahanga. Hari abadukurikira mu bihugu bitandukanye bya Afurika, abadukurikira mu bihugu bidukikije, hari abadukurikira bari mu migabane yindi itandukanye, umugabane w'Uburayi badukurikira ari benshi, batwereka cyane ko badukurikiye. Hari abadukurikira bari mu Bubiligi, bajya banadusuhuza bakatugezaho amakuru y'itorero ry'Imana uko rimeze muri ino minsi, nabo bakaduha ubutumwa bumwe na bumwe. Abo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe abakunzi bacu bari mu Bubiligi, abari ku mugabane wa Amerika, bari mu bihugu byose bya Aziya, turabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Izina ry'Imana yacu nikomeze rihabwe icyubahiro kandi rikomeze ryamamare muri mwe, kugira ngo Kristo azasange twiteguye kandi turi maso. Bene data bakunzi, inshuti z'umusaraba, uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngo turakomerewe, turi mu bihe bigoye. Niko ntangiye mbabwira impamvu turi mu bihe bigoye, nuko turi mu bihe Satani arimo kugenda amaramaza akoresha imbaraga zose ngo gushe itorero ry'Imana. Satani aramaranira cyane kugusha intore z'Imana kugira ngo azicogoze mu rugendo. Satani afite imitego myinshi ari gutega ubwoko bw'Imana ngo busubire inyuma, ariko amahoro y'Imana akomeze kuba ku bantu b'Imana bayizera kandi bayemera bataryarya, kuko Imana niba muri bo, Imana ikabana nabo, bazanesha ibigeragezo bya Satani. Iki gihe kirimo amakuba akomeye, kirimo ibyago byinshi bitandukanye, ariko twe guhagarika imitima, twe kwikanga, twe guhinda umushitsi, kuko Uwiteka Imana yarabivuze kandi bizaba. Kristo yavuze ko hazabaho ibihe bigoye kandi biruhije. Ibyo byose ariko aravuga ngo ntibizabatere kwiheba ngo mukuke imitima. Aratubwira ngo ntimuzahagarike imitima kuko bitazabura kubaho. Bizabaho, ariko imperuka izaba itarashyika, ariko nibiteguza mu itangiro ryo kuramukwa kw'ibihe biri imbere. Ibyo turimo rero ni ibihe bigoye kandi byumvikana, ni ibihe biruhije bene data,
ariko dukwiye kuba maso tugasenga dusengesha umwuka iteka. Ntabwo tugomba gusengesha akanwa iteka, bene data mu byumve. Ntabwo dukwiye gusengesha umunwa iteka, ahubwo dusengeshe umwuka iteka. Bishatse kuvuga iki? Dusenge tubikuye ku mutima, twizeye kandi twihana ibyaha. Niyo ntego. Satani yahagurukije abahanuzi benshi barimo gutuma abantu batihana, barimo gutuma abantu badahinduka, barimo guha abantu ibyiza gusa n'amahoro, barimo guha abantu ibishimisha imitima yabo. Ariko ibyo ngibyo Pawulo yaravuze ngo benshi bazaduka bigisha ibihwanye n'irari ryabo, kandi bazigisha ibihwanye n'imigenzereze y'abo bigisha. Noneho imigenzereze y'abo bigisha yishime, banezerwe, bahimbaze Imana, kuko bazi ko Imana iri muri bo kubera ubuhanuzi bwabagezemo. Ariko Yesu yabibwiye abigishwa, arababwira ati mu bihe by'imperuka muzitonde cyane kandi muzitwararike, kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho, hatazabaho gusubira inyuma mu bihe bibi. Amezi y'imbeho n'amezi aba ari mabi cyane, ari nayo turimo uyu munsi. Ubushyuhe bw'umuriro w'umwuka wera buri kuba bukeya, ubushyuhe bw'umuriro w'ijuru burimo buraba bukeya. Ni amezi y'imbeho rero, nibyo Yesu yabwiye abigishwa ubwo bamwegeraga. Ni naryo jambo tugiye gusoma uyu munsi wa none. Bene data, nagira ngo mbabwire ijambo rikomeye. Ibi bihe turimo biragoye, ariko nubwo bigoye, mube maso, mukomere, ntimukuke imitima, kuko ibyo bihe bitazabura kubaho. Mureke dusenge Imana, dusome ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana isumba byose kandi tuyahirengeye cyane. Turagushimye muremyi wacu, muremyi ijuru n'isi, kandi niwe warambuye urema isi, urema inyanja, urambura ijuru n'isanzure, urema ibikururuka mu bigenza inda bikururuka, urema ibigenza amaguru, urema ibigenda mu kirere biguruka n'amababa, urema ibikururuka mu mazi. Ibi byose niwe wabiremye. Niwe wategetse ngo habeho umucyo, umucyo ubasha kubisikana n'umwijima, kuko nawe wawutegetse ngo nubeho. Ibyo byose niwe wabitegetse ngo habeho izuba, habeho n'ukwezi, habeho n'inyenyeri. Niwe wategetse ngo habeho igihe cy'umucyo n'igihe cy'ikibunda n'igihe cy'imvura. Ibyo byose Uwiteka dukwiye kubikubahira. Uyu mwanya turakubashye rero, tuguhaye karibu muri iri jambo ngo rigirire umumaro abaryumva, abakunzi bacu kuri Comrade TV, abadukunda bataryarya baha umugisha n'amahoro, kandi na benshi bagifite gushidikanya ubambika imbaraga, badukunde, bakunde umurimo wawe, bakunde ijambo ryawe, bakunde ijambo rituvamo, bakunde ijambo tunyuzamo, bakunde ijambo ryawe nk'uko riri. Tukubere mikoro wivugire, tukubere indangururamajwi, maze ugeze amajwi yawe kubo ushaka ko bakumva. Uwiteka tuguhaye ikaze, kandi utuyoboze umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Murakoze cyane, murakoze kudukurikirana uyu munsi. Dushimye Imana cyane, yatwemereye kongera kubonana, yatwemereye kongera guhura, yatwemereye kongera kuvuga ku butumwa bwiza. Ikiriho kandi gikomeye nuko turi mu bihe biruhije kandi biruhije umugenzi. Ni ukuri nimwihangana, mugasenga, mugashishoza, hari icyo Imana izajya ibahishurira namwe. Kandi Imana irashaka gusura buri wese kugira ngo igire igitangaza imukorera, kuko iki gihe tugezemo ni igihe gisaba ngo Imana idukorere igitangaza tuyibone. Igihe tugezemo ni igihe Imana igomba kukwegera ukayibona. Niyo mpamvu mu butumwa twaganiriye ubushize ubwo duherukana, harimo ijambo rivuga ngo Imana y'Abaheburayo ije gutabara. Kandi noneho uyu munsi turi ku ijambo rivuga ngo Yesu Kristo yerekana kurimbuka kwa Yerusalemu, yerekana ibizabaho mu minsi y'imperuka, yerekana uko bizaba bigoye, yerekana inzira ziruhije abagenzi bajya mu ijuru bazacamo. Mu by'ukuri duhura na byinshi, ariko byose bifite aho byanditse. Duhura n'inzangano mu murimo w'Imana, duhura n'inzangano mu ivugabutumwa, ukaganira ijambo ry'Imana, ukumva umuntu aguhamagaye ati biriya bintu wavuze ni amarangamutima yawe, ukibaza ibyo wavuze ukabishaka ukabibura.
kubera iki? Ntabwo bihuje n'irari ry'umutima we. Iyo bidahuje n'irari ry'umutima we, kamere ye irazamuka akumva yakubwira nabi, ariko mu by'ukuri ntabwo ijambo ry'Imana rizaza uko muryumva ngo ribasubize uko mubishaka, ahubwo riza rifite umumaro wo kutwigisha no kuduhugura kugira ngo tumenye aho duhagaze. Niyo mpamvu rero iyo umaze kwigisha ubutumwa bwiza, harimo abandi baguhamagara bakakubaza bati ese ubikura hehe? Ese iryo yerekwa urihabwa wenyine? Ntabwo ndihabwa jyenyine, buri wese afite ibyo ahishurirwa, buri wese afite ibyo yerekwa, buri wese afite uko yavuganye n'Imana, buri wese afite ubutumwa bw'Imana yamuhaye, kandi uwo yashimye gutoranya yaramutoranije, uwishimye gutuma imutuma ibyo ishaka. Niyo mpamvu amagambo yanjye yantumye kubwira abantu ni ukwihana ibyaha, ni uguhinduka kugira ngo bagirire umugisha, kugira ngo baramire mu gihugu batuyemo, ni ukubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Ubu ni umugaragu w'Imana Yobu wabivuze, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niyo mpamvu intego ya Comrade TV twavuze ko tutazavuga ibyacu, twavuze ko tutazavuga ibyo twihimbiye, twavuze ko tuzavuga tubwirijwe n'Imana, kandi tugasoma mu ijambo ry'Imana, kandi tukagira abantu inama dukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo tuzaguha inama iri inyuma ya Bibiliya, ntabwo tuzaguha inama iri inyuma y'ibyanditswe byera, tuzaguha inama dusomye mu ijambo ryayo, kuko igihe tugezemo kiraruhije. Igihe tugezemo turi ku munzani, kandi umunzani waraje ngo ugenzure abantu benshi, ugenzure imikorere yabo. Narababwiye ngo uyu mwaka urimo gukora kw'Imana cyane. Imana iri kugenda igaragaza abakozi bayo by'ukuri, igaragaza n'abakozi b'ibinyoma by'ukuri. Igiye kugenda ihishura abahanuzi b'ibinyoma bahanure ibyo bifuza. Imana igiye kugenda ibahishura, igiye kugenda ihishura abagabo n'abavugabutumwa barimo gukora ibidakwiriye mu murimo w'Imana. Nabyo igiye kubishyira ahabona kugira ngo mubimenye. Narababwiye ngo igiye gukoresha ubwenge bwinshi, kuko umwuka w'Imana yabimishuriye ko igiye gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo isobanure ibi bintu bisobanye, kugira ngo itandukanye ibishimwa ibikure mu bigawa, ibitandukanye ibishyire ku mpande, intama zijya iburyo, ihene zijya ibumoso. Ibyo ni ibintu Uwiteka Imana yavuze agiye gukora muri uyu mwaka. Ni ukuri uyu mwaka urakomeye, ni ukuri uyu mwaka umuntu wese uzawutambuka akawusoza neza azabona ibihe bikomeye, kandi azawusohokamo afite ububyutse bukomeye, kuko azaba yarize ibintu byinshi, kuko azaba yarabonye ibintu byinshi. Uyu ni umwaka urimo ubwenge bukomeye bw'Imana. Imana igiye kwihesha icyubahiro. Umuhanuzi agiye kujya ahanura, Imana isobanura ibye kandi itanga ibimenyetso kandi nabisohoze. Kandi niba abantu benshi bapinga ubuhanuzi, bapinga ubutumwa, nabo bagiye gusobanukirwa babibone, maze bijye bibasohoraho babyibonere n'amaso yabo. Gusa icyo nzi cyo ni uko yambwiye ko igiye guhishura byinshi byari biri mu bwihisho, igiye gusobanura byinshi bitari bisobanutse. Mu murimo wayo harimo igitutsi, mu murimo wayo harimo ubusembwa. Abantu benshi bamaze kumenyera Imana, ariko Uwiteka ntabwo akunda abamumenyera. Niyo mpamvu atuma abahanuzi ngo nimube maso musenge kandi mwezwe, kuko icyo Imana ishaka ni ukwambara intwaro zose, iz'iburyo n'iz'ibumoso, tukambara ingofero, tukambara ingabo ikingira agatuza nk'icyuma cyo kwizera, tukambara inkweto, ubutumwa bwiza, tukambara ingofero y'agakiza, tukambara umwuka wera akatubamo akagendana natwe. Ibyo byose ni iby'umwuka dusaba kugira ngo tube dufite, ni iby'Imana iri gushaka ku bantu bayo kugira ngo ikorane nabo. Ariko ikagira iti mu bihe bya nyuma hazabaho ibihe birushya, urukundo rwa benshi ruzakonja, urwangano ruzagwira. Icyo nabwiwe ni ukukubwira ngo humura. Nubwo bakwanga, Uwiteka Imana aragukunda. Nubwo bakwanga, Uwiteka Imana akuri hafi. Nubwo bakurwanyije, Uwiteka Imana we aragushyigikiye. Ibyo ni ibintu bikomeye Uwiteka Imana ari kuvuga. Muri iyi minsi rero turi mu bihe biruhije, abantu barimo kurwanyanya cyane, kandi ntabwo babeshya. Niko ijambo ry'Imana bivuga ko mu minsi y'imperuka bizabaho. Mureke dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 umurongo waho wa 3, dukomeze hepfo gatoya twumve icyo umwuka w'Imana atubwira. Ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari,
baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazagwa basubira inyuma, bazagambanirana bangane. Ijambo ry'Imana rirakomeza ritubwira ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Imana yacu idufashe, Imana yacu itugirire neza, Imana yacu idukomeze. Ubutumwa bwiza bw'Imana buravuga kuri uyu mugoroba ngo Matayo yabwanditse avuga aya magambo mu bice 24 ngo nuko Yesu avaho aragenda yicarira ku musozi wa Elayono. Bari bamaze kumwereka ubwiza bw'urusengero, bamusobanurira bati mwigisha wacu, umuvugabutumwa mwiza, mwarimu wacu, muhanuzi wacu, reba uburyo uru rusengero rwubatse, urebe neza, urwitegereze, urebe ukuntu aba bantu bitanze, urebe ukuntu abakozi b'Imana bubatse uru rusengero, urebe abafundi barwubatse bahabwa umugisha. Noneho numara kurwitegereza utubwire, ese urabona bimeze bite? Yesu ntabwo yababwiye amagambo menshi, wicaye yababwiye, yabasobanuriye ati ntimunyereke ubwiza bw'urusengero. Arongera ababwira ati ntimunyereke uko ruhagaze. Arongera ababwira ati ntimunyereke imikorere yarwo n'amabuye yarwubatse cyangwa amategura rusakaye, kubera ko ibi byose bizasenyuka kandi bizakurwaho, kandi ntawe rizasigara rigeretse ku rindi. Nuko yababwiye. Arangije kubabwira amagambo, yarabasobanuriyemo byinshi ku bakurikirana imigani. Yavugaga ku buzima bwe, yavugaga ku buzima bw'abatuye igihugu icyo gihe, yavugaga mu byendaga kubaho, yavugaga uko ubuzima buzasenyuka bw'itorero, yavugaga uburyo azicwamo, yavugaga byose bitandukanye, kuko Yesu yari ageze mu gihe cya bugufi bwo gutabaruka ngo ave muri uyu mubiri yicwe. Hanyuma yigira ku musozi wa Elayono, kuko niwe yakundaga kurara yisengera. Iyo yamaraga kwigisha mu rusengero amaze kuvuga ubutumwa bwiza, hari ikintu yakundaga gukora Yesu najyaga amukundira, yahitaga agenda akigira ku musozi akajya gusenga. Yesu Kristo amaze kubwira abigishwa ayo magambo ngo yigira ku musozi kwisengera, yigira ku musozi wa Elayono. Amaze kugerayo yicaye ku musozi arimo atekereza, aganira na se, arimo asobanukirwa, isi arimo amuhishurira, isi arimo amwereka aho isi igeze, isi arimo amwereka ubutumwa agomba gusohoza, isi arimo amuha amagambo akomeye, isi arimo mu nyigisho, arimo kuganira na se. Ngo nuko abigishwa barahamusanga, bigira inama yo kuvuga bati ntitwarara twenyine, kandi umwigisha mukuru araye kuri Elayono, mureke duhaguruke tujye ku musozi wa Elayono tumusangeyo. Ngo nuko barazamuka bamusanga ku musozi, bajya aho yarari, baricara baganira nawe. Mu kuganira nawe baramubwira bati mwigisha, tubabarire tubwire, ese ibyo bintu wavuze bizaba ryari? Tubwire, bizaba ryari? Ikimenyetso se cyo kuza kwawe cyo kizaba ryari? Ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka bizaba ryari? Bizaba gihe ki? Abigishwa bari bagiye kumubaza amagambo akomeye, kandi n'ukuri bari bafite ubwenge. Yesu noneho arabasubiza. Banze kumubaza bari mu rusaku, banze kumubaza bari ahantu hasakuza. Umuririmbyi wa 50 ngira ngo niwe wavuze ngo mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, gushimisha Imana, yaravuze ati muze mwenyine twihererane,
munsanga ahantu hatari abantu, uwo ni Yesu. Ni hano rero Yesu abigishwa baramucunze banga kumubariza amagambo menshi mu rusaku, baramwinginga baramusanga, bamwegera bamusanze ahantu yicaye wenyine bariyerera, baramubwira bati dore turi twenyine, ntabwo turi mu rusaku, dore turi twenyine, nta muntu twumva, dore turi twenyine, tubwire ese bizaba ryari? Ibi bintu tuzabibwirwa n'iki? Ko bikomeye, bizagenda bite? Ngo nuko Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Arababwira ati muzirinde, hadutse ibihe bikomeye, maze iminsi ndeba amakuru atandukanye, narababwiye ngo njya ntanga megabyte 1000 zihwanye zihwanye na giga imwe kugira ngo nkurikirane ubutumwa bwiza bwinshi butandukanye. Njya ndeba ngo numve amakuru, numve icyo amakuru, numve icyo umwuka abwira amatorero, ariko njya numvamo abantu bakomeye. Mperutse kumva ubutumwa bukomeye, abantu benshi barimo kuganira komantere ku muntu umwe w'umukozi w'Imana, bavuga bati yaragiye ajya gucisha, ariko ibyo ntabwo jyewe nabishyizemo imbaraga ngo mbihe agaciro, ahubwo ibyo gihe mbifata nk'ubutumwa bwiza buba burimo gusohora. Niba byarabaye birashoboka, niba bitarabaye nabyo birashoboka, ni impuha, kuko Yesu yabwiye abigishwa ati kizabibabwira hazabaho ibintu by'impuha, hazabaho impuha z'intambara, hazabaho n'intambara zizaba. Ibyo byose nubwo bizaba, ntimuzakuka imitima, ntimuzahagarika imitima, bizaba. Arangije arababwira ati kandi icyo gihe bizaba bimeze bityo, muzitegereze, hazaza abantu benshi babayobya, bababwira bati ni jyewe Kristo. Arababwira ati ndimo umwuka w'Imana. Umuntu azabasobanurire akoresha imbaraga z'abadayimoni, ababwira ati nanjye mfite Imana, ndayifite nimurebe, akora ibitangaza. Yesu yavuze ngo hazaduka abigisha n'abahanuzi bakora ibitangaza bikomeye, bakora ibimenyetso bikomeye byerekana ko harimo Imana. Ariko bene data bakundwa, mwe gushiduka, ntabwo ibitangaza birimo Imana, ntabwo ibitangaza birimo kugaragara n'Imana, kuko hano Yesu yarabivuze ngo hazaza abakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. Kubera iki? Bazaduka kuko ari iminsi y'imperuka. Ntimuzahagarika imitima rero, ibyo bizabaho. Niyo mpamvu iyo twumvise ngo hari abakozi b'Imana bajya hanaha gucisha, tukumva ngo abakozi b'Imana bagiye hanaha gushakisha, nimubareke bacishe, basohoze ibyahanuwe, mwibavugaho, mwinabatekerezaho, nimutuze, nimubasengere, nimuceceke, musengere intama ziri kumwe nabo, musengere intama bashunge, kuko abo bashumba niba hari abacisha koko baragowe, ntabwo bafite kwizera, kuko imbaraga za Yesu bazitesheje agaciro. Icyo gihe bamaze gutesha agaciro umwuka wera, bashaka imbaraga z'umubiri, bashaka imbaraga zibakorera ibitangaza kandi ntabyo bo bashoboye. Bigaragara ngo babuze iki? Babuze kwizera. Bigaragara ngo babuze iki? Babuze gukizwa. Bigaragara ngo babuze iki? Babuze gushikama. Bigaragara ngo barabura iki? Babuze gukomera. Bigaragara ngo barashaka iki? Barashaka icyubahiro. Ibyo rero ntibizabura kubaho. Mwihangane, muceceke, mutuze, musenge. Nababwiye ko muri uyu mwaka Imana izasobanura ibintu byinshi ku bakozi b'Imana. Imana igiye gusobanura ibintu byinshi ku bakozi b'Imana. Imana igiye gusobanura byinshi ku bahanuzi bavuga ko ari ab'Imana, ndetse n'abahanuzi b'Imana by'ukuri, baba abahanura by'ukuri, baba abahanura ibinyoma. Imana ije kubisobanura muri uyu mwaka. Uyu ni umwaka nababwiye urimo ubwenge bwinshi. Imana igiye gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo isobanure ibiwurimo, ariko reka izikoreshe kuko irazifite. Hano rero Yesu yabibwiye abigishwa, arababwira ati mwirinde hatazagira umuntu ubayobya, kuko icyo gihe hazabaho abantu benshi biyitirira izina rya Kristo. Icyo gihe hazabaho abantu benshi bahagurutsa abantu ari ibimuga kandi bayobye, bafite abazimu, bafite abadayimoni babakoresha. Icyo gihe hazabaho abantu benshi birukana za nyabingi kandi bakoresheje izindi nyabingi. Hazabaho abantu benshi birukana imbaraga z'umubi kandi bakoresheje izindi mbaraga, ari ukugira ngo bajyane abantu babayobye, ngo cyane cyane bayobye n'intore z'Imana niba bishoboka. Imana itugirire neza. Ibyo byose rero bizaba, kugira ngo mumenye ko ibyo bizaba. Yaravuze ngo ibimenyetso bizabyerekana, ngo hazabaho abantu benshi bayobya, hazabaho intambara ziriho murazireba.
isi yacu yose yuzuye intambara, isi yacu yuzuye ibibazo, isi yacu irimo irashya, isi yacu irimo iraturikamo amabombe, impande n'impande amacumu araguruka, impande n'impande intambara zirazengurutse. Niki mushaka? Hari abantu duherutse kugendana muri kwasiteri, tugenda tuganira ku by'ibimenyetso by'imperuka. Abantu barambaza bati byibura se hari imyaka 50 isigaye ngo Yesu agaragare? Ndabya nkurikije ibimenyetso mbona, ndabona nta n'intambwe imwe isigaye, ndabona n'imyaka 50 itageraho, ndabona ibihe bikomeye imperuka dushobora kuzayibona twese. Kubera iyi mpamvu ni ukubera ibintu ndimo kubona biri gusohora. Yesu hano baramubajije bamubaza ibimenyetso, arababwira ati hazaza abantu benshi bahanura ibinyoma, hazaza abantu benshi bayobya abantu bakoresheje ibitangaza. Niyo mpamvu reba barimo kuvuga ngo impuha zabaye nyinshi, ngo hari abakozi b'Imana bari gucisha, impuha zikaba nyinshi z'intambara, ngo intambara yaje, impuha zikaba nyinshi ngo intambara yateye, ukumva impuha zibaye nyinshi ngo inzara iraje, abantu bagahamuka, ukumva ngo ibintu bibaye ibyago, ngo ibyorezo biraje, ibintu bigacika. Ariko mu by'ukuri ibi bintu bigomba kuba. 2018 dusenga, twari ahantu ku bunani ku itariki 31 w'ikibunani buba, twarasenze Imana iratubwira ngo mu mwaka uri imbere gatoya Imana igiye gukora ikintu gikomeye, mugiye guhura n'ibintu bikomeye, abantu benshi muri mwe muzabyumva amatwi yanyu acura injereri. Covid yaraje turikanga, tubona ukuntu Covid ifunga abantu kwezi intambara y'amasasu, turatinya. Tubona ukuntu Covid ifunga abantu turumirwa, turavuga tuti ibi ni Imana yatubwiye. Bati nimuhaguruke mwikingize, intambara murazizi ukuntu zabaye, abantu bose bakingirwa mu furirizo, abandi bapfa impande n'impande, abandi bahunga umujyi wa Kigali impande n'impande, abandi bahunga bagiye wabo kuri gakondo ngo batungwe n'ubuhinzi. Niho hantu hagaragaye ko isuku ifite akamaro. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo ibyo byose byari ibyorezo byavugwaga bizaza bikaduhamura, ariko ibyo byorezo nubwo bizaza ntabwo bizabura n'ibimenyetso. Niyo mpamvu nagiye kumva numva ngo intambara ziraje. Intambara ziriho kandi ziragaragara, buri wese arazumva, buri wese arazireba, buri wese arazibona. Ariko njye ntangara cyane iyo numva abantu barimo bashwana bati ibyo n'ibyo ntabwo bizatugeraho, abandi bati ibyo bizaza, abandi bati ntabwo bizaza. Mwibishwaniramo ni ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka, kandi icyo Uwiteka yavuze, icyo Yesu Kristo yabwiye abigishwa, yarababwiye ngo bizabaho hamwe na hamwe. Hari aho rero bizagera. Si igitangaza ko natwe byatugeraho, ahubwo icyo tugomba kurinda ni ubugingo bwacu, icyo tugomba kurinda ni ururimi rwacu, ntidushyushye inkuru, ntidushyushye impuha, maze tugategereza icyo Uwiteka yagambiriye kuri twebwe, dusenga, twiyeza, twitegura, tuba maso, dushikama, dukomera, kuko ntabwo bizabura kubaho. Bizaba, ibyo byose bizaba, bishobora kuza bikatugeraho, bishobora kugera mu gihugu cyacu, bishobora kugera mu bihugu by'abaturanyi nk'uko tubibonayo. Ariko si igitangaza ko bishobora natwe kutugeraho, kuko ibimenyetso by'imperuka, ibyorezo by'indwara birimo, ibyorezo by'inzara birimo, guhinda kw'imishyitsi n'imitengu, gutengurwa kw'isi, guhinda bimwe bita ibishyitsi, ibyo bita umutingito bizabaho, kuruka kw'ibirunga bizabaho cyane. Kandi noneho ikindi kizabaho gikomeye ni uko intambara nazo zizaba, ubwami buzatera ubundi. Ntabwo ari igitangaza. Ntuzumve rusakuza ngo umve abantu basakuza ngo bagutera cyangwa batera twebwe cyangwa batera igihugu cyacu, ngumve ko ari ibitangaza. Babikora kuko impanda y'Imana itaravuga ibyo bizaba. Ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga rizatera irindi shyanga. Ahubwo se iyo bivugwa wowe ukora iki? Ukwiye gusenga no kuba maso no kwirinda icyaha no kwezwa no kuba hafi y'Imana, kugira ngo ubashe no gukumira ibyo bitazagira ingaruka kuri wowe, kuko Bibiliya iratubwiye ngo twirinde ngo tutazahunga ibyo ari mu minsi y'imbeho, ari mu minsi y'ubukonje, ngo twirinde bitazadusohoraho turi mu mezi y'imbeho. Niyo mpamvu dusabwa gushikama kugira ngo ayo mezi mabi naza azasange dukomeye tutari mu mezi y'imbeho. Niyo mpamvu iyo mbona abahanuzi bashwana n'abanyamubiri baterekwa, n'abanyamubiri batumva, n'abarangamutima ya bamwe, umwumva imishwano yabaye myinshi, ngira agahinda. Nkababaze se murapfa iki? Ku mutima wanjye niko mba nibaza, ese abahanuzi barapfa iki n'abadahanura? Abadahanura barapfa iki n'abahanuzi? Aberekwa barapfa iki n'aberekwa n'abaterekwa? Nicyo gituma hariho gushyamirana mu murimo w'Imana muri no minsi. Nimureke ibyo bintu bibeho, kuko ntibizabura kuba, kandi nibakwanga uzihangane, kuko Yesu yarabivuze. Yesu yaravuze ngo ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa.
izo ntambara muzazibona niziba zije n'itangiriro ryo kugira ngo Kristo agaruke, kuko bizasohora. Ntabwo Yesu ajya abeshya. Yesu nta manyanga agira. Niyo mpamvu Ukraine n'Uburusiya barwana. Yesu nta manyanga agira. Niyo mpamvu Abadage bazajyamo bakarwana. Yesu nta manyanga agira. Ni Isirayeli izatera Palestina bakarwana. Niho u Rwanda uzajya kumva bararubwira bati tuzagutera, ruti natwe tuzitabara. Kubera iki? Ni ubwami buzatera ubundi bwami kugira ngo ibyahanuwe byose bisohore. Niho uzajya kumva Umurundi aravuze ati nzabatera nanjye nirengere kuko ntabwo mbishimiye, ntabwo nishimiye ibi. Nibwo uzajya kumva Umunyakenya aravuze ati nanjye nzatabara aba, nzatera aba. Ukumva Umuganda ati nanjye ngiye aha, ngiye mu rugamba. Ibyo byose bizaba, ntabwo bizareka kubaho. Impamvu bitazabura kubaho ni ibimenyetso bigomba kugaragaza ko Kristo agiye kuza. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu yavuze ngo bizaba, kandi noneho hari n'ibizaba ari ibihuha, kandi ibyo bihuha biye gusohora, kuko bizasohora hamwe na hamwe, ntabwo bizasohora mu bihugu byose by'isi. Niyo mpamvu ujya kumva umuhanuzi araje ati mwezwe, ukumva umuhanuzi araje ati ubutumwa n'ubw'igihugu cy'u Rwanda, ukumva n'araje ati ubutumwa n'ubw'amahanga yose. Nuko bitazaba hose, bizajya biba hamwe na hamwe, niko Uwiteka abivuga, niko Yesu yabisobanuye. Hano rero tugezeho kuri iri jambo, aravuga ati kandi mwe kugira ibindi bibazo, ngo ubwo nibwo bazabagambanira batangire kubanga. Ibimenyetso by'imperuka hazabamo no kwanga abahanuzi. Nyamakuru aho hantu urimo urahumva, hazabamo kwanga abahanuzi, hazabaho kwanga abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bayikorera by'ukuri bazangwa. Ni nayo mpamvu nubona abantu batakwanga ukorera Imana by'ukuri, uzamenye ko udahagaze neza. Nubona batangiye kugutoteza no kugukurikirana, ujye umenya ko mu mwanya wawe wahagaze neza. Muri iyi minsi y'imperuka ntabwo ab'isi bazakwishimira. Ni nayo mpamvu Yesu yababwiye ati kandi ibindi bimenyetso bizabibereka, hari abazava muri mwe batangire bagwe. Nibatangira kugwa babagambanire, batangire babatoteze, batangire babarwanye. Ibyo byose bigomba kubaho. Niyo mpamvu iyo ndebye nitegereza nkasanga ari ngombwa ko ibi bintu bigomba gusohora, tugasenga, tukitegura, tugategereza Kristo ko azahishurwa. Bene data, ibyo ni mubizirikane. Niyo mpamvu ibintu tubivuga. Abahanuzi b'ibinyoma baruzuye, baraho, bari benshi, ni benshi, barimo barafasha abantu kugwa mu byaha. Ntabwo umuhanuzi w'ibinyoma burya hano ashaka ko abantu bakizwa. Uzamwumva ahantu hanura hose abahumuriza, ahanura ibyiza kugira ngo abantu batuze, kugira ngo abantu bumve ko ari amahoro. Ariko nta muhanuzi w'umwuka uzahanura ibyiza ari mu mibabaro. Nta muhanuzi w'Imana uzahanura cyose ihumura azarivuga kuko rihari. Azavuga ibyiza kuko Imana yabivuze, azavuga ibibi kuko ari Imana yabivuze, azavuga umunezero kuko Imana yawuvuze, ntazavuga umunezero kandi Imana iri kuvuga umubabaro. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso tugasenga, kuko iminsi y'imperuka izabamo ibyo bintu. Iminsi y'imperuka izazamo ibyo byose bivangavanze. Ariko mbabwiza ukuri, ubwo muzabona babanga babarwanya, musenga Imana y'ukuri, ubwo muzabona babashyira mu nzu y'imbohe, musimburana musohoka kuri umuhanuzi hinjira undi muhanuzi, winjira usanga umuhanuzi mu nzu y'imbohe azira ubutumwa bwiza, ntuzababare. Nzababazwa n'abahanuzi bazababazwa nuko bagiye mu nzu y'imbohe, nzababazwa n'abakozi b'Imana bazababazwa nuko bakubiswe bahorwa Kristo. Ni ukuri ndinginga abahanuzi ngo bafunge iminwa, ndinginga abakozi b'Imana bakorera Imana by'ukuri ngo bafunge umunwa be gutaka, be gusakuza, nibanihira Imana mu mitima yabo, kuko bitazabura kubaho. Imana itugirire neza. Nibyo rero nagira ngo mbabwire, nagira ngo mbasobanurire neza. Izi mpaka rero zo mu butumwa bwiza bw'iyi minsi, zo mu magambo y'Imana muri ino minsi, zo mu murimo w'Imana muri iyi minsi, nizicogore. Buri wese namenye ko kugira ngo Kristo aze hazabanza kubaho abahanuzi b'ibinyoma. Niyo mpamvu bagomba guhanura, kandi ntabwo uzababuza guhanura, bazabihanura ibinyoma. Ariko mwirinde bitazabaho mu minsi y'imbeho, mu mezi y'imbeho, bikabatembana, bigasanga muri mu gucogora, bikabahitana. Imana itugirire neza. Ntabwo intambara rero zizabura, ntabwo impuha z'intambara zizabura, ntabwo ibyorezo by'indwara rwose bene data bizavaho, bizaza bisimbura ibindi. N'ubu biraza bisimbura ibindi. Isi yacu yuzuyemo ibyorezo bikomeye, isi yacu irimo amakuba menshi akomeye, n'intambara imwe izarangira haza indi. Niyo mpamvu mutazahora muvuga ngo turi mu mahoro, turi mu mahoro, kandi turi mu minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka iravuga ngo
azaba ari umubabaro udasanzwe, ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho. Ibyo ni Yesu wabibwiye abigishwa, ngo hazabaho umubabaro utarigeze ubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Umubabaro uzabaho. Reka mwumve amagambo ku murongo wa 20 mwumve ngo namwe musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho ukundi uwo mubabaro. Bibiliya ikatubwira ngo iyo minsi iyaba itagabanyijweho ntihari kujya harokoka n'umwe, ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi izagabanywaho. Haleluya. Mwabyumvise akamaro k'intore z'Imana abanyamakuru? Intore z'Imana zonyine nizo zizatuma iyi minsi y'umubabaro igabanuka. Ntabwo abantu bashobora kubyumva ko iyi minsi y'umubabaro iriho. Abanyayikireni ubu nibo babikubwira neza. Umuriro urawaka hejuru bukira bugacya. Abakongomani ubu babikubwira bo mu burasirazuba, aho umuriro urawaka bugacya. Natwe twabikubwira mu bigeragezo tugenda tunyuramo, buri wese yagenda akubwira ibyo bitewe n'imibabaro ye, aho umuriro urawaka bugacya. Uwabikubwira n'urara adasinziriye yabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ukwezi kwa mbere kugashira, ukwa kabiri kugashira, ukwa gatatu kugashira, ibaruwa ikaza, priyavi ikaza, akagumya agasenga, akabura gutabarwa. Ni iki kubwira ngo ni umubabaro wo mu minsi y'imperuka? Imana idufashe cyane. Abo bose babikubwira, abari kugenda bagwa mu nyanja, bagwa mu bwato barohama bahunga bajya mu bihugu bajya gushaka ubuzima bwiza, babikubwira kuko ubukene buba bwabazengereje bukababuza kuba maso, bukababuza gutuza, bakarara bagenda bakageza ubwo barohama mu nyanja bagapfa batunguwe. Abo bose bakubwira umubabaro wo mu minsi y'imperuka, aho umuntu ahera mu gitondo agatangira gukora saa 11 za mu gitondo akageza saa 5 z'ijoro, agashaka ikintu abitse ku mufuka akakibura, agashaka icyamurengera akakibura, agashaka minervari y'abana akayibura, buri gihe akabona minervari uko agombye kurira, buri gihe akabona minervari y'umunyeshuri uko agombye gutaka yinginga. Iyo ni imibabaro yibanziriza iyindi yo mu minsi y'imperuka. Ibyo byose uwahuye nabyo arabizi. Uwirirwa atariye, agahera kuwa mbere atariye, abana bakareba bakabura icyo barya, abana akabura akawunga ko kubaha, yanakabona bakamubwira ngo barakarambiwe ntabone icyo abahindurira. Abandi barimo barya umureti, abandi barimo banywa amata, abandi barya serelake. Abo bana bawe babuze n'akawunga. Uwo wabuye n'akawunga n'umubabaro yabikubwira. Uwo wabuze n'akawunga yagusobanura neza umubabaro mu minsi y'imperuka. Hazabaho ibihe birushya kandi bikomeye. Iminsi y'imperuka iragoye, aho umuntu ashobora kurwara indwara agatema umubiri wose ukaba ibisebe, akamara umwaka wa mbere, akamara uwa kabiri, akamara imyaka 3, akamara imyaka 4 atema ibisebe yaranze gupfa. Kubera iki? Kubera umubabaro wo mu minsi y'imperuka, itangiriro ryo kuramukwa Yesu yabwiye abigishwa. Wabibona aho umuntu arwara igicuri kikamuhonda, kikamuta mu ziko, akagenda agashya agakongoka, amaso agafatana, akagumya akagenda agikeneye kubaho, agikeneye kumurandata, bakamufata n'inkoni bakajya birwamurandase kugira ngo ajye gushaka ibimutunga, yarahumye amaso, igicuri nacyo ntikigira impuhwe, ejo kikongera kikamuhonda. Ibyo ngibyo biraba. Uwo yakubwira umubabaro wo mu minsi y'imperuka. Aho umuntu ahinga umurima akawuhinga agategereza gusarura, imyaka ikagenda ikarumba, kandi akeneye gutunga abana, akeneye gutunga umuryango. Uwo muntu yabikubwira umubabaro mu minsi y'imperuka. Uzwi n'abanyagirwa barara mu mashyamba. Hari abantu tugira batagira amazu babamo, hari abo tugira batagira aho bacumbitse, barara bagenda bukira bakaryama aho ngaho, umugore n'abana akabagendana bukamwiriraho akaryamaho bwijageze. Ariko waza umubabaro mu minsi y'imperuka. Ariko ibyo byose ngo ni itangiriro ryo kuramukwa bene data. Nanjye navuga ubutumwa batangira kuntera amabuye nkaboroga. Oya, ntabwo nzaboroga. Iyo ni intego umwuka w'Imana yampaye. Nawe wiboroga, nawe wisakuza, nimumara amaze duceceke, tunye duturize Imana, kuko bitazabura kubaho.
bazabanga, kandi ngo muri iyo minsi ikizabimenyekanisha ni uko bamwe bazasubira inyuma bakagwa. Mu itorero benshi barimo kugwa, mu itorero benshi bazagwa, bahemukire bagenzi babo, bagambanire bagenzi babo, babicishe, babakubitishe, babafungishe. Ibyo ni ibyeze. Mwitukana mu makomenti, mwirakara, mwivugana nabi, ntabwo bizabura kubaho. Ahubwo ubwo birimo kuba, Yesu ni umugabo, Yesu ni umuhanga, ibyo yavuze birimo gusohora. Mwitegure, mwezwe, musenge, dukomeze gukiranuka kugira ngo ibintu byacu byose bisohore atari mu mezi y'imbeho. Imana itugirire neza. Amasezerano yacu asohore atari mu mezi y'imbeho. Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo mbasabe rero mukomere, mushikame. Iki kiganiro cy'uyu munsi, ubu butumwa bwiza bw'uyu munsi, kugira ngo uze kubwumva neza, usome iki gice cya 24 wenyine utuje. Nkunda gutanga umukoro ngo soma uri wenyine. Iyo usomye uri wenyine, hari icyo umwuka wera kwigisha kurenza ibyo nakubwiye, hari icyo umwuka wera gufasha kurenza ibyo runaka pasiteri wawe akwigisha. Niyo mpamvu ugomba kuba maso, ugasenga, ukinginga Imana, kuko bitazabura kuba. Ngo namwe bazabanga, ikizababwira ko imperuka igeze. Benshi muri mwe bazasubira inyuma babagambanire. Benshi muri twe birirwa badutega imitego, birirwa badutega ibico, ariko ntidukwiye kubabara, kuko nibigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi Yesu ntabeshya, icyo yavuze azagisohoza. Haba mu bihe bibi, haba mu bihe byiza, Yesu arasohoza. Haba mu ntambara, haba mu mahoro, Yesu arasohoza. Haba mu nzara, haba mu biribwa byuzuye ari mu byishimo n'umurengwe, Yesu arasohoza. Haba mu burwayi, Yesu arasohoza. Icyo avuze aragikora, kandi icyo avuze ntajya kiranzika. Igihe cye, isaha igeze, Yesu asohoza ibyo yemereye abantu be. None se niba bisohoye tuzareka kuvuga? Nimureke rero tuvuge Kristo wabambwe nk'umwami n'umukiza. Ngo nuko abigishwa bamusanga kuri Elayono, baramubaza ati bizagenda bite? Yesu arababwira ati mwirinde batazabayobya. Icyo nasaba itorero ry'Imana, icyo nsaba Kristo bari mu Rwanda, icyo nsaba Kristo bari mu mahanga, icyo nsaba Kristo bari mu bihugu bitandukanye, bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abazabasha kurusobanurirwa n'abandi, nibabe maso, be kuyobywa n'ibitangaza Satani ari guha abakozi b'Imana. Satani ari kuyobya abakozi b'Imana bayo ibitangaza, ngo bagushe umukumbi w'Imana, ngo bagushe n'intore za Yesu niba bishoboka. Niyo mpamvu mbasaba ngo bakristo mube maso aho musengera, bakristo mube maso aho mugenda, bakristo mube maso mu nzira mucamo, bakristo nimube maso musenge. Mwe kwiringira abashumba banyu, kuko Imana yo hari ikibavugaho. Hari abamaze gusubira inyuma, hari abamaze kugurisha ubwami bw'Imana, hari abamaze kugurisha gakondo yabo, hari abamaze guhitamo kuzaba muri iyi si y'irimbukiro, hari abamaze kuzatura muri Gehinomu, ariko bakaba bakiyoboye amatorero. Niyo mpamvu mudakwiye kugendera ku byabo gusa, ahubwo mukwiye gusenga Imana yanyu. Imana yabahamagaye, mukayisenga mutisengesheje, mugasengesha umwuka iteka, kugira ngo Uwiteka abasobanurire ibihe murimo n'ibyo mugezemo. Kubera iki? Ibyo dusohoyemo tugomba kubikurikiza, ariko twashishoje. Imana nibaha umugisha, Imana nibafashe. Ndasaba abakristo kuba maso no gusenga cyane, kuko ibi ntabwo bizabura kuba. Intambara ntizizabura kuba, impuha z'intambara ntizizabura kuza, ibyorezo by'indwara ntibizabura kuza, inzara ntizizabura kuza, umubabaro mwinshi uzabaho, ubukene bwinshi buzabaho, ubukene bwinshi buziyongera, inzara nyinshi iziyongera. Ariko ibyo byose ni ibiduteguza kugaruka kwa Yesu. Ahubwo tugeze ku musozo. Abo bantu twari kumwe muri kwasiteri rero bamaze guseka, narababwiye nige ndabona nta n'iminsi isigaye, n'imyaka murimo kubara 50 nge ntago nyemera. Yesu araje, Yesu ari bugufi, kandi ninasohora ikagerayo, kuko ku Mana hari ukuntu bari bihe byayo. Imana yacu ibafashe muzagereye amahoro. Ariko gihe icyo nzi cyo nuko Kristo ari bugufi, kandi ibingibi bitazabura kuba. Ibyo mwumva bizaba, n'ibyo mutazi bizaba, n'ibyo mutarabona muzabibona, n'umubabaro mutarabona uzabageraho. Ariko Yesu azaba ari bugufi bwo kuza. Mwirinde kugira ngo bitazaba mu minsi y'imbeho. Imana ibaho umugisha cyane. Data wera, Mana y'ukuri, ndagushimira iri jambo kuri uyu mugoroba. Komeza ubwoko bwawe kandi ubuhe gushikama. Uburinde gusubira inyuma, kuko abahanuzi b'ibinyoma ni benshi. Uburinde gucogora, kuko abakozi bawe bamaze gusubira inyuma. Uburinde gusubira inyuma mu ntege nkeya, kandi uburinde kugambanirana, kuko warabucunguye, kandi ntabwo wamennye amaraso yawe ku busa. Wayamennye ngo dukire, wayamennye ngo tubone ubugingo.
ubugingo bakumva, ubugingo bagushaka, ubugingo bumvise iri jambo bose, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.